njye hari akabari najyaga njyamo i Remera kitwa Rubatros hazagamo n'amagini man serious njye maze akenshi abakobwa beza mba nzi ko ari amagini serious kubera ukuntu nahahamutse kandi uri kumva ari inkuru mbarerana people nizere ko mumeze fresh sana aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino Kristo twongera kubasuza no kubaha ikaze mu biganiro bya Yawe TV wakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye hose mu bice bitandukanye udukurikirana ari ku manywa ku mugoroba cyangwa se no ku manywa cyangwa se na mu gitondo bitewe n'igihugu uherereye mu tuguha ikaze turabona muri comment abantu badakurikirana abakunzi bacu turabasuje cyane rwose cyane kabisa turi kumwe kandi na Body Max Fitness bakubwira ko niwe wifuza gukora imyitozo ngororamubiri gukora kugabanya ibiro cyangwa kubyongera kuba physical fit. Body Max Fitness igufasha kuba physical fit ukagabanya ibiro cyangwa ukabyongera bitewe na size wifuza. Ufite personal trainer abaguha imyitozo ijyanye nuko ubishaka dore mu Giporoso Sanorikiza Kanombe winjiye muri Hilltop ukatiye umuso bwawe ubugeze kuri Body Max Fitness cyangwa se ukatuhamagara kuri 0788 dufite gym nziza cyane sauna and massage swimming pool ku bantu bikundira koga utugane tubahe izo service. Turi kumwe n'umujene hano kuri screen zanyu cyangwa kuri kamera za Yawe TV mumaze kumumenyera nagaru bwa mbere aje hano ahubwo turahorana kabisa. This is home. Umeze fresh musaza? Ewana ni fresh kabisa. Amahoro? Yama. Uri cool? Ya cool cyane. Mubona kudushanete twawe twamakiye aho ngaho. Subize se ni papa drip. Akaya force gasa n'umupira n'agapano. Urabona ko mba najyanishije fresh. Bya bintu urya birakorerwa. Ntabwo umuntu yabaye umusitani kugira ngo byaje mu gitondo. Reka ni ibintu umuntu ni amahoro to. Tugwaye ikaze nanone. Ewana kabisa merci beaucoup. Yitwa Mr. Hori 250 Umusore kuri YouTube channel ye Hori Official. Siko bimeze? Ese ko horo hindura man. Hoya nago mindura man. Byari Hori 250 biba Hori Official bibaye. Nyine ubu nabigeze official. Hori Official. Man ahubwo ikibazo nabonye abantu batari kundeba man nago bari kujya. Bagerageze bajyeho barebe ya ndirimbo bayumve kabisa. Bageze afite track nziza cyane yitwa Ukondi nziza cyane kabisa ifite message nziza. Bagireho bamusure ukore subscribe kuri Hori Official. Amaze guteza umunga imbere ejo nawe twatumubona muri ico. Ya. Nuko tangiye show yacu uyu munsi duherukana muri show yacu umukobwa mukatira bivuze ko yari futwaje ngo femu iyo ndirimbo yitwa Ukondi mwanze munayireba ariko ubundi mwanze munayirebe kugira ngo tuze kuzana nibura yombe nka 5 kuri iyo ndirimbo hanyuma nuko duherukana umukobwa duherukana yago katira byaje kurangira bite man nyine tu byaje kurangira gutyo ariko man nabirenze sibyo nani mpamve kuguruka kubyahise reka tunabireke kubivugaho dukomeza aho bivuga ngo ko wari bitwaje ngo femu no man uriya mukobwa ariko njye yanyerekaga uko nkunda to yanyerekaga uko nkunda arancuka n'iki man mukobwa rero wagukati yarankotoje broski okay biho cyane kabisa hanyuma ari witwa Isiaka manager kuri Dream TV tunamusubije cyane naho tubona wakoreye ikiganiro wari namwishe ntabwo twe tuzi kugira amahane nta mahane ngira ubusanzwe story yagenze gute ku bantu bataye story kuntu yagenze urabona dukora ikiganiro hano nura mu baby nyine gold sibyo yari yanyemereye ko agomba kumbera manager akankorera video niki twasohotse twagiye kubipanga fresh ni gold yaremeye gushyiramo umufungo bro urumva noneho tukimara kugera hano twiyakirira duhaguruka nk'abagiye ku bwiherero nyine ukuntu gutya tusanga bari kuganira nyine none se nuziko hari toilet za boy and girls man bagiye ku bwiherero yes ubwo nagiye muri toilet za boy naho ajya nyine mu bakobwa then baba kapo nyine urayisiaka kuri Dream TV nibwo yitagaza sasa tugwa gitumo bro man hari mweshe ku izina rye yabasanze mu bwiherero se aho ya man nyine we yaraje tubona n'icyo ari kuturunguruka duturutseyo ngo muvuye he ngo muve gukora iki ngo ubwo rompe zabaye n'iki man nyine nanga umuntu nyinjira mu buzima bundi tu birangira bibaye kabisa cyarangiye bibaye akavuyo mane mutipe rega ariko nyine ubusanzwe ntago ubasa umuvuna metaboga man ibintu yankore broski
utero kadunda hasi mwana birenze ko ari kuriya bijya bibayo yakajinya kaje oya nyine umuntu wese agira umujinya ariko ya birabyo byaranarangiye twaraniyunze ntari bisa byaciye ukaba ari agace kugira twinjiye muri yacu ya fresh hanyuma industry uyimazemo igihe kingana iki bo industry man tuba turi abasaza nuko tutagaragara turi zaza habo ubundi nyinshi muziyumvira cyane byatari man urakora ukazumvira gero man ariko bo industry nyimazemo igihe kinini kuva primary man ndumuhanzi nkaba narangije secondaire kaminuza man ibintu byinshi urumva ko rero nyimazemo igihe kinini ubu nibwo navuga ko nsa nkuje muri music fresh ya wa mugani wawe unayimazemo igihe ariko se wenda twigaruke ku bintu bya rompe ubundi wa mugani nubwo mutanda bimuzaga yaba wowe na Gold kuriho nukuki niba ukunda ko nabonye abantu bajya muri comment mbona bivuga bitandukanye ariko ndavanguye wenda tuzagira igihe twongeye tubiganireho niba ukundanye n'umuntu ni ngombwa ko muryamana umuntu agusuye koko turebe ukuri guhari apana kuzana amarangamutima so urabonye hari abagushyigikiye mbona hari n'ababirwanya bo byanga bikunze man banabimenye nibajya bajya muri comment bajya babanza ba control wenda ibyo bagiye kuvuga ntabwo ari ngo uhite uhubukuta umuntu bro hari umukobwa ntiba yitwa ni aziza sinzi najya muri comment mbona yaranditse ngo umusore ngo aracyarinjije Mana ariko nyine nese mubwira ati okay baby nyine ntago ari fresh guhita ugenda muri comment kuvuga ngo umuntu ninjeje niki man bino bintu tuba dukora nako sorry tuba turi yes ni reality y'ubuzima tuba dushaka gutanga message sibyo tuba dukora ni nka debate man urabona ko debate buri muntu avuga ko abyumva ariko ntago bivuze ko kuba ariko ko nyine we nyine okay hari ahantu nyine kubera ko nanyine kinye ndinje ibintu navugaga byanga bikunze nta bihuriye n'ibyo navuga ubu tuvugana biri reality nyine to yes ariko wenda tutujyanye tuvuga ubundi se wa mugani twaze ngo umukobwa aje kugusura mwari musanzwe muganira muje kuganira iki gishi hari igihe ushaka kugutuka ajya umuntu kwitinjije ariko kuriho ya okay ubundi ukuri kuriho to nuko bo urukundo man ntago nakinye nako navuga natinze kiragihe mvuga ko urukundo nta ruriho siko meze ariko ubu tuvugana urukundo man rurahari ariko si rwinshi nanone sibyo rurahari ariko si rwinshi bo muri make nitombora na amahirwe kugira ngo ubone umuntu ugukunda nyine atagize ikintu agendeyeho simvuze ko badahari barahari ariko ni bake no muri comment harimo bavuze ati no si naga ari benshi ariko bake barahari ya man so ubwo rero ikiriho cyuko umukobwa nibaje kugusura tayari kaba kabaye aho ya naga ari cyo bivuze man bira nyine nakubwiye ngo ni ibyo tuba tugira ngo dukore twigisha abantu no kumenya reality iriho abenshi hari no muri comment bavuze ati ariko nibyo koko ntiwabibonye se wowe mvuze ku mpande zose bo hari abimajinamo ibyo bintu man nonese ntihari abajama babona ababebi bakimajina mu gitanda ibyo ni ibintu bisanzwe ariko hari n'abantu bagira man akavugira umuntu ati ngwino nsure nta kindi ari kujya baganire ya just kurelaxinga nta birenze to ariko nyine ariko 60% baba bashaka gukora iki gahunda to hanyuma ikiriho cyuko umuntu yitwaza izina rye akaba yakora amahano wenda tukiri kuri icyo ngicyo tuvuga ngo abenshi ubwo ni percentage nyinshi n'ubundi zibikora ibyo bintu ubundi ahanini hari ubwo nanone ngo n'umukobwa wo gusura bitaba gasaba kwisi kigwara ibyo nibaho bo man sinzi ariko nagiye ngira inshuti nyinshi z'abakobwa hari umukobwa ubwira ati njyewe umutipe yanze kundya ndamukatira cyane akavuga ati njye yanze kugira icyo yibwira twarabipfuye mpita mbona ni ikibwa sibyo kandi urabizi no mu muco nyarwanda iyo mama wawe abona nyine udakunda udatereta abakobwa aravuga ariko wacyana cyane ntuzaba ikibwa ashaka buriya atugo n'undumbiye koko muri rusange rero biba bigomba kubaho man niba umuntu umukundana just man nawe ngo ujye kujya kubikora n'abandi wabikora n'uwo mukundana to ariko wenda unyura kuziga akantu ngo usanga ubiteguye urumufite n'urugero rwo gukora umukobwa bwatinye nakate mutipe ariko hariho n'urugero hariho n'ingero z'uko n'umukobwa ashoboka tipe uko abimwatse barahari man hari abakobwa bari serieze man bari serieze wamubuza n'ubwo borofa agahita akatira bro nta bintu byinshi none si bimwe na bimwe byose naze ariko nawe ushyizemo akantu gasa n'akakuvuguruza uvuga ngo uri serieze uri ukora biriya wowe ntabwo ari serieze ukora uri ukora gahunda ntabwo ari serieze aho nawe ari serieze man aba ari serieze ahubwo
bo biterwa n'uburyo byanyuzemo cyangwa n'umucyo byanyuzemo tu ya so yego urugero nkwereka ukuntu nashatse kuvuga sibyo urabona wenda ukundanye n'umukobwa ntimuranamarana n'iminsi n'itatu ese utangira ngo turyamane broski byanga bikunze umukobwa nagukebera araba afite ukuri sibyo ariko tuba twibaza ngo kuri iyo minsi itatu isubisaba mwabonanye gute wenda mwahoreye kuri social media ukishugura n'umuntu kuri social media n'umunsi umwe mukamura byujuje birashoboka man ariko nyine urumva ko umuntu nawe ntago baba ari serieze man na serieze broski wapi mukanyura umunsi umwe gahunda gahitiwe njye ntabwo ndanayikora ariko buriya man ariko twatugire kuri icyo kintu cyangwa kuba serieze no kutaba serieze man uriya mukobwa uhita ugukatira turebe ingingo zimurengera turebe niba afite ari mukuri uriya uhita ugukatira njyewe ikintu navuga aba yakoze ikiri fresh ni uko aba yihesheje agaciro muri we sibyo aba we ubikora batakihesha man ibyanga bikunze uzarebe bro uzafate umubebi n'umutere tukabona uri gukura urujyana hagenda ukura urujyana hagenda uhita uvuga tabagatewe nguyu nibana sista niba umutete ukabona birakoroheye yes menya ko nese we nuwize man abajama nuzi ko kera twajya tuvugana ngo man ngo runaka ngo aroroshye ngo kumutereta ngo no kumurya ngo biroroshye ngo ari kuri iki ngo rani wamukoraho yes nyine muri make urumva abantu babiri ukundwa barinde ukundwa byanga bikunze bo nkurikije generation turimo cyangwa se situation turimo ibihe turimo umuntu ukundwa ni wa wundi uhita yemera ariko nanone aba afite umugayo muri public nyinshi baba bamuvuga ati cyane ni ikiraya ni igiki sibyo uri mukuri n'uwita uri nuba ngo umuntu umbajije ukuri se uravuze ngo ugize ngo turebye muri society cyangwa se uriya muntu uhita yemera n'umuntu utinda kwemera ufite ingingo yamurengera abantu bakayumva n'uwoye bo nje numva utinda kwemera ari we freshman man urabizi ikintu cyose iyo gikoze kikakorohera ntago nyine wumva uburyohe bwacyo cyangwa wumva imvune zacyo ariko umuntu niba umuterese akagukebera ejo kongera ugatereta akagukebera ejo bundi wenda akabona kuguha aho wenda urumva nawe aravuga ati kabisa nakoze akazi ariko abantu kugira ngo ukurure umuntu ngwino agahita aza uwo mwanya bro ntago biryoha kabisa oya byonyine ezo ukunda wo kuvuna man njye umuntu ngora niwe sawa ariko man how's bro unabivuyemo bro igihe uteretse umuntu bikarangira ahubwo unabivuyemo bro tuvugisha ukuri nyine wenda ariko nkunda umuntu ubanza akamvuna ariko akazi akagira akemera man kuko Nsuru umuntu uraho bitubwira ngo dukore iki n'iki agahita avuga ngo ntaribi uwo muntu koko we wamwizera bro bavuga ko umugabo wundi ari umutwe w'urugo ngayo utanga amabwiriza mu rugo sa broski hoya arabanza akakugora mani umukobwa muzima ngo dukore iki cyagahita gukatira wituvuta ingwane seri aho niyo mitangira imbaraga zo kugira ngo nzagere kuri cya kintu man niki akora abana babiturije batagora ubuzima man nyine barahari ariko bari amabandi man kenshi bari amabandi tu umukobwa utari bandi arangwa n'ibiki umukobwa utari bandi ni umukobwa wiyubaha bo utagenda avugana n'umusore ubonetse wese umuhamagaye wese ngwino agahita aza man nyine akaba ari yiyubashye mu kuntu muri we mu byo akora ingingo umaye ifituma mbihuza no kuba umukobwa utaribandi yaba ari umukobwa ushira isoni ku muntu utagenda uvugana n'abantu bose akenshi muri society bavuga ngo umukobwa ari yemera ashira isoni nibibe hose no man kwitonda biratandukana bro kwitonda hari umuntu witonda akaba yitonda kuko utarakabandi umukobwa utagenda uvugisha abantu bose nyine atari icyo nshatse kuvuga ashobora kuba ari sociable mu gihe ariko kiri ngombwa urugero ufashe wenda musohokanye n'abakobwa nka batatu umwe ariyubashye ati njyewe nyine mutangiye kuzana ibyo banga mujye gukodesha amaloji bamwe barabyemeye baravuze ati shaka izere ibyo bintu sinabikora mu mbabare rwose niba ari ibyo byanzanya hareka nitahira urumva uwo nguwo ntago aba ari akabandi ariko wandi uhita uvuga ati dupange gahunda man ni iki tayari ibandi original ariko babazi kuryoshya life man ubuzima babugize igikuri ndabizi nyine yumva kuba mwatembera nta bintu birimo bibaho man bibaho ariko nyine byanga bikunze abakobwa b'amabandi nawe arabizi bro nase ubu umuntu wifata akajya kuri Snapchat agapostinga utuvideo yambaye ubusa n'iki urasibandi koko nibandi bari amabandi kabisa ariko n'igihe bari akazi ari akazi of course ariko nabwo ntibikubuza kwitwa ibandi ryirikire ryiri boss Ora nka Shadibu ni ibandi ryiri boss man oje
noneho reka twirebere nyine ako kantu se gahuza akahe kuvuga ngo kuba utajya uvugisha abantu bose abantu bakabona babona ko akenshi umukobwa wavuga ko ari umukobwa wiyubashye ahanini usanga society ivuga ngo uriya mukobwa ashira isoni ya bibaho cyane umukobwa iyo akunda kugenda acecetse baravuga ngo uriya mukobwa arirata sibyo ariko maybe yirata kugira ngo yiyame ba bantu nyine mani bashaka kuzana ibintu by'uburofato hari igihe bishobora kuba bikora ariko ari kamere cyangwa akabikora ari kugira nyine yiyubahishe to mu bantu akavugana n'abantu nyine abona ko bagomba kuvugana noneho uwo mukobwa rero witwa gutyo muri sosiyete abantu bakuru cyangwa urubyiruko ni bande baba bamukunda urebye ubu ngubu ntabwo akundwa na benshi nawe urabizi mu buzima busanzwe ikibi kiraganza amana si byose mu buzima busanzwe iyo ufashe ikintu cyiza n'ikibi ukabishyira hariya byose wenda biri muri n'uzimwe abayoboke baboneka benshi nabi ikintu kibi nabi ikintu kibi muri make ikibi kiganza icyiza ubundi akenshi urugero wijyana kure turi ku isi hari ijuru hari isi hari n'ikuzimu musaza ahubwo ako kantu hari ijuru hari n'ikuzimu muri make uzareba abantu bakorera satani ukuntu bangana bro man ni miliyoni na magana yesu we njye birabero nanjye byaranshanze man ubundi nyine wanga bakorera satani nibo benshi kuruta abakorera imana serious man bro man ukurikije ibikorwa byawe njyewe nkurikije ibikorwa byanjye njyewe nkorera imana man nkorera imana ariko nubwo ibi binyitambika ariko mba nagerageje gukorera imana bikanga tu ariko nyine urumva ya satani iragenda igasa nk'inganzamo ukuntu tu nkarwa nyine imana ni nyembaraga na satani ni nyembaraga man satani njye mba mbona arusha n'imana imbaraga wallahi nyine tu satani imana afite imbaraga zitabaho wenda sibyo ko imana imbaraga zayo ziri hejuru zihita zinesha ariko satani nawe ari kuri keme bro atwara benshi ajyana benshi bya hatari ubwo hari utuntu maze iminsi mbona ducaracara ngo two ku gisimenti abantu bavuga ati kuriya ni ukuzimu kurenza ahubwo mva nkubwire bro hari umuniga uretse kuvuga ngo abantu bajyara ku gisimenti hari mwakira gisope to ngo ubundi bibe ngo baza bibagiwe imyenda iyo terime warayumvise abari bibagirwa imyenda ukomeje kwa kantu ka satani nibuka nyine ibyo bintu sinzana nakubonye kuri status y'umuntu kare avuga ati bana hari ahantu ni mu kuzimu noneho satani niho yashyize ibirindi hari ahantu ni mu kuzimu bya hatari man ngemerutse kujyayo bwaro bwa mbere ngiyeyo nyinjira ko abakobwa imyenda bayitaye homu bimeze bite danza ndakonta man broski ni ukuri ujya kubona ukabona umukobwa araje man yambaye navuga se ni nka sutiye man yonyine yambaye n'akaboro cyakora akagera nka hano nawe urabyumva rero ubona ko karacyakora imana afite kimeze itabaho njye hari akabari najyaga njyamo i Remera kitwa Rubatros hazagamo n'amagini man serious uri mu bantu babonye ndi mu bantu babonye igini man nyine man aba ari umukobwa mwiza man riza mu ishusho y'umukobwa mwiza kabisa ukabona n'umukobwa mwiza none ngewe uwo musista twabaga turi nko twagiye kwinywera turi kuryoshya kuko urumva covid itaraza twarakeshaga then mu gitondo twajya kugira ariko nka saa 11 mu kadomo za mu gitondo umukobwa n'amunyaga mwabaga muri kumukabonye ukabiruga ahantu anyuze mwari muri kumwe yes nyine ni wa muntu man yarazaga ntiwamenyaga ngo yinjiriye he mwabaga muri kubyina muri gusepera n'iki ukajya kubona ko umuntu nawe arimo arabyina yambaye inkweto ndende ukuntu bya hatari urumva noneho nta n'ubwemeraga umuntu umugurira we yariguriraga yabaga afite ikofi ye akishyura bisanzwe none njye reka nzaze kabaye nkijyamo bwa mbere ndeba umukobwa ko ari mwiza ara n'iki nyine biri aho ngaho hari ukuntu abasore tugira ko kageso nzana ibintu by'irari mani nazanye irari barambwira ati wakintu umuntu arankurura n'urupira ati wakiginga tukomanya kozi ko uri ari rari igine reka uyerera rimenye oye bari barizi nyine ryari rimaze kuba hiti barizi tu
ndavuga ni mani karabaye nguzi kuri ari igini wagicu ngo urajya gufata ubyinisha kabyinisha n'uza amaheru mani nahise mahamuka nkajya murebera hari ariko byo rata waramara ko kawe mukobwa ubu bwiza none ukuntu ate ubona wabona nk'ubwiza bwabo ukumva nge maze akenshi abakobwa beza mba nzi ko ari amagini serious kubera ukuntu nahahamutse ntabwo yabonye umukobwa mwiza ushobora guhita umwita ntubone nshobora ndabanza nkamwitondera abana umuntu ni normalira cyangwa niryo ariko bro nyine umva nkubwire story kuntu yagendaga temani man yagendaga neza urumva nabyina neza ariko akunda kubyinisha abajama b'amboga ari gusa ntabwo yakwitezaga uruzingo pazo nkawe ni yakwiteza rwose sinkubeshye yari muremure murareshya cyakoze urumva noneho reka rimwe nzabe ndi Nyanza man ibaza umuntu sinigeze nanavugana nawe basi ngo tube tuziranye nje kubona mbona araje aramfashe gutya wa wundi man wiremera ngo se ngo ugiye Kigali ndavuga ati tihoya ndigirisha ngo uranze se ngo yagokonga sibwo nago ziko tuba turi kumwe handi ngo umukabari ngo ahubwo ngo reka ngo ufite tike se nawe ati ndayifite yigo man akuramo inote ebyiri za bibiri bine arambwa atakira amafaranga mfata gatike man ndayanga da reka Nyanza nyine ahita yifatira akamoto ahita acomoka ariko naribazaga undi mwahuye ni wa wundi n'ubundi ubyinira handi man bro man izo bintu byabagaho kera ariko wowe kandi uri kumva ari inkuru mbarira ubwo duherukana icyo gihe man kuva nyine covid yatezamo urebye ntabwo nongeye gusubirayo nahise mberekana bane izo ni experience cyangwa se ni ingero z'uko Satani akora izo ni experience man ariko Satani arakora bro arakora man uzareba abantu reka nkubwize ukuri uzafate time uze tugende hara nyine ku gisimenti ku izina ry'Imana nawe uzavayo wemeye kokora none se hari umuntu uhari n'abapasiteri baba barambitse Bible barahaza se nabo baraza man bihanagwe ibifunze baraza none bakanywa ta bisanzwe kabisa ese abafanta nge ko ariyo nkwa no ngo abayo fanta abariyo man buri kintu cyose ushaka buri kintu cyose byagiye hari ibyo kurya byose performance nziza z'abahanzi ya akagutwikira uri kwinywera icyawe nayawe n'iki ko turi mu mpera z'isi Bibiliya cyangwa se n'ibimenyetso bimbwira ko Yesu agiye kugaruka muri kishe ibyo nasomye muri bo wenda ibyo ntago twabitinda kuko man ziko navutse mfite imyaka 3 oya 3 ntago wenda mbyibuka nk'itandatu gutyo ntumva ngo Yesu azaza ejo bundi Yesu azaza ejo bundi ubusa azaza rya Yesu isurambirwa bro ngize imyaka 20 ningahe koko nyine man azaza ariko mu gihe tutazi ya igihe tutazi nejo wabona je mbwire ko imyaka 1000 ku Mana ari umunsi umwe ugutekereza ko bamaze imyaka ingahe aho ngaho ni ikiza dusome byanditswe Bibiliya ibirimo kuri gutandukanye asupazo rese kwesha soma Bible man mbwira nibura igitabo wigeze usoma nibura ukavuga ati nasomye uno murongo handitsemo gutya na gutya Matayo nasomye Yohana wivuga gutyo ibyo turabizi ko ari rusange vuga ngo nasomye muri Yohana ibice ibi ngibi umurongo n'uyu handitse gutya kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kuri mwizera atetse imbuga ahubwo ubugingo buhoraho muri Yohana 11:41 avuga ngo Yesu ararira urumva muri Matayo 5 wagina hambwira abahirwa okay ubwo abantu badukurikiye bajya muri comment batubwire n'ibyo bintu pazavuza ari byo kazi nidusanga utsinzwe oya ndabizi ko natsinzwe ko ibintu nabisomye muri Matayo nakubeshye uzigitabona nasomye Yobu amaganya ya Yobu gusa yonyine aya maganya na Yeremiya Yobu nta maganya afite Yobu harya nta maganya yahuye n'ibigeragezo ibigeragezo bya Yobu ahubwo Yesu nari nabyitiranyije n'ukuntu Yona yamize ifi Yona yamize ifi oya Yona yamize ifi arakunda abantu bajya bitiranya kuri urwo rushije muri Matayo 5 ngo abantu bazumirwa ibyo bintu rwose byagiye mu bazumirwa gute je mu Matayo 5 mwavangwa bazumirwa sujye ubyumva njya mbyumva ariko nyine kumirwa bazumirwa bate nyine nta nubwo ariko handitse abahirwa bakina mu mitima yabo hahirwa abagwa neza kuri bo zazagirwa ariko usanga umuntu yaragiye kubera icyo kunywa cyagiye Mbona nazo tuza kameramani wanjye na kabisa much respect
ariko uko siko kuri kaba ari agaciyemo kugira ngo tuvuge nuko uvana ngo satani bafite abamukorera benshi ariko n'Imana ntekereza ko itayoboke ari kubirekera tukabirekera muri make nuko balancing amana nyine byanga bikunze Imana ni nayigereranyije n'ikiza n'ikintu cyiza satani ngirananya n'ikintu kibi muri make yes niko bimeze muri make buri side Imana nta side ibura abakiriya byanga bikunze rufite abakiriya ariko njye mbona tugendeye ku isi broske abantu bakorera satani nibo benshi kurusha ab'Imana kubera iki na bamwe bakorera Imana banyuzamo bakabivanga bikabavanga ariko satani najya bivanga ako satani waravuga ati nundi n'iki narayamanitse reka nkomeze nikorera ibyanyu ariko wenda icyiza nuko umuntu wese abafite amahitamo Imana yadushize imbere icyiza n'ikibi umuntu wese ahitamo icyiza n'ikibi hitamo inzira kujyana kwa satani cyangwa se ijya ku Mana iyo ku Mana inayifunganye kujyamo inyurwamo n'abakeye niko birimbwira ako kaba ari agaciyemo wenda nuko tubikomeje kanura imaze iminsi mbona ku gisimenti rwose ni sat gisimenti irayoboye Mana gisimenti irayoboye ariko nyine Mana iyo ugiyeyo nyine uhigira byinshi bro uhigira byinshi kabisa uhava nyine ho kuyisomo byanga bikunze okay fresh sana kabara gacimo kugira ngo tunyuze mu gace twiganira nyuma tujya no kuzindi ngingo okay fresh sana yitwa Mr Hori afite channel YouTube yitwa Hori Official ariko gutitse no kubitaho tungana no ku musozo kugira ngo tunakore kujya mu zindi gahunda ubundi industry ya muzika cyangwa se gukora umuziki wabitangiye ryari ni impano yaje gute nkuko nabitangiye impano yo Mana urabizi impano umuntu arayivukana ntabwo ari ibintu umuntu ahiga ni ibintu byizana so nabitangiye niga primary kwinda ngeze ubu ngubu nyine ari impano yanjye so ariko before yuko nkora music nyine byo kuririmba ubundi ninje mu bintu bya film Mana urumva ndi muri cinema agiye mura n'abastari benshi batandukanye bari abandimbati bari kuvugwa gutya n'iki ariko man Ndimbati bro katugaruka kuri iyo nkuru man Ndimbati yarambabaje bro irankuru narayibonye nyine gutya sinzi mbonera gucaracara Ndimbati ni uko twakoranye n'ibiki byose ariko numva ndababaye byatarisha man Ndimbati uzi ukuntu ari umwana mwiza man umwana mwiza byatari agaciyemo wenda iyo nkuru turi kumuza ariko film making bize mwahuye ubundi bwa mbere muhura mwahuye gute mwahuye mu buhe ubundi nje film making nayigiye hano ka Fridous hano mu mujyi hafi no kwamakoza yego sinzi niba abantu badukurikiye wenda bazi ishuri ryitwa KFTV yes Kigali Film and Tech no nagari ngo kubitindaho cyane urumva twiganaga urumva nuza uramuniga witwa Manzi urawo wamenyekanye nyine tuna Fabiola nawe yaratwigishaga ba Kibonke na Ndimbati urumva Ndimbati nawe yari umunyeshuri bisanzwe tu ari kwiga nyine acting tu urumva naho twagiye tumenyanira nyine ibintu nk'ibyo tumenyana gutyo hanyuma ibyo kuza guhurira kuri set kuri set urumva Ndimbati imbere yuko ajya muri Papa Sava hari filime yabanje kujya agaragaramo no ko nyine atarazwi zitageze hit ngo zimenyekane ariko twabaga turi kumwe mu ma shootings ibiki man Ndimbati ntago wabyumva no mwana mwiza byatari ramugabo zikubana man ni wa muntu ushobora kuza kuko abafite imodoka atwara abantu aba player akaba lift akagira ute mbese nyine nubwo babona man akinayigeze ikimara ariko nyine bibaraga twiko man ramugabo man afite ibitekerezo bitabaho muri make ariko inkuru ya Ndimbati reka tunayigarukeho Ndimbati rankuru man yarambabaje kuko Ndimbati ndabizi neza kubera ibintu baramubeshyera man baramubeshyera uko niko kuri ibyo ntago tubyinjiramo cyane tubirekera ubutabera cyangwa se n'ubushinjacyaha buba bukomeje gukurikirana icyo kintu tugategereza ikizabivamo ahubwo wenda icyo twamwifuriza wenda nuko wenda byazamuka amahoro kugira ngo twongere tumubone muri sinema n'amakuru derutse kubona ko yafunguye biza kurangira bimwe mu itangazamakuru byatangaje nanjye mperutse kumva inkuru ngo Ndimbati yafunguye man turacelebra n'iki ariko naje gusanga atari mu moto n'ibyabihanye n'iby'abanyamakuru n'iki ariko bro irankuru nta muntu itababaza man kabisa akaba ari agaciro hanyuma wari ugikomoza kugira ku muziki wawe ubwo watangiye ari sinema ho ubundi natangiye ari sinema umuziki wabanje kuza mbere ariko kuko nta bushobozi nafite bwo kuba najya muri studio ngo nkore indirimbo ninjira mu bintu bya sinema ndagenda ndishyura niga film making ubundi nigaga editing tu na camera
mbo ubu ngubu kweditinga ndi mubi cyane byatara ndi mubi oje ahubwo muzamakaze urumva bo kugenda nyine uhura n'abantu gutyo ubona ibintu mani kubyiga ugeze kugerageza gukina sinema se cyangwa warashutinga gusa oya narabigerageje gukina nabaye umwagiteri bo nareditinze nagiye neditinga udufilime tumwe na tumwe nubwo tutagiye turya hit nyine kuko urumva umuntu abakishakisha ariko umuntu aba yarabigerageje tu ukabona ntago nyine ari ibintu byawe kubera iki bino biboro bisaba kuba ufite ikofi ugura ibikoresho urumva twabaga twatiriye amakamera ibiki waba ufite akamashini ugaherezaho nyine wenda ugakora nk'akaririmbo k'umu upcoming wenda mbo muri make so hari ibintu byinshi umuntu aba aragiye agakora ariko ntibimenyekane imana turihiringa haso man bura haso uzura ndirimba so kuntu nyine baravuga ngo nkwe urumva bakabona umuntu yarakoza akantu ngo nibwo kiza byahe man reka nkubwize ukuri bo nagiye nkora amafilime menshi ndeditinga biranga ariko hari akantu kamwe nakoze man karahitinga ariko ntago bazi umuntu wakeditinze ariko man ikintu kiri kumbabaza reba kari akaboro kara muri la filime ya Papa Sava sibyo ahantu Ndimbati avuga ngo rya umwana musaza so ukabona kari gutrendinga ku social media nyine WhatsApp he na Instagram yes kari agastaff ninjye wakeditinze urumva ariko man ikintu kiri kumbabaza man abantu man sinzi navuga ngo abantu bagukunda mu byiza ariko wagera mu byago mane bakaguterana broske yubonye ga trending umungubu kandi ari mu bibazo reba nibigeze baga promoting atarajya gero ariko tuvugana mane ubuntu umuntu wese ati Ndimbati kwera ko ari mu byago ari mu mazi abera ni iki ngo rya umwana musaza bisa nkaho ni nko kumuninura mane ya kumarasinga nyine ukuntu to ya ariko nyine mane abantu baje bareka mane niyo situbamo mane isi turimo ntago ari fresh kabisa noneho twikomoreze ku muziki tunagana ku musozo kugira ngo tukure umuziki wo urebye nabivuze mfite indirimbo nyine wavuze ko wihirinze kuva zamani ariko mu ndirimbo zawo wowe barakufite imizinga mfite indirimbo 5 ariko kuri YouTube hamaze kujyaho 4 hari yitwa yamenyekanye yitwa Omabari bajye bayirebe mu kinyarwanda bandika Omabari mu kinyarwanda yes nira yitwa ukondi cyangwa se akabandi nindi yitwa hari indirimbo y'amapiano nakoze nayo bajye bayumve nindi y'Imana yitwa ntacyo nakunganya iyo ndirimbo nyine ni amateka karirimbo gace ntacyo nakunganya ntacyo nakunganya ibyo wankoreye ndabireba n'amaso abiri ariko ibyabisiba nkorera wowe nturi nkabo tuntu nk'utwo fresh sana karagaciyemo hanyuma wenda tugana ku musozo maririmba track yawe uko ndi hanyuma ukibutsa abantu chaîne yawe bazisangaho tugasigning out ubundi ariko hari indi ndirimbo ndi gutegura urabona bino bintu byadutse by'ubutinganyi n'iki simbizi ariko indirimbo namaze kuyitegura yamaze kwandikwa ikeneye kujya reka nshyiraho akantu ariko mvuga ukuntu kazaba gatwika urumva man indirimbo navuze yitwa no comment urumva ntacyo narenzaho nyine ntacyo urumva nanjye ntacyo ndenzaho tuba dusoza yes ngo dore shobundi nashwanye na Sandrine ngo yikundira Divine Chartine yatandukanye na Davide urumva Davide yikundira Patrick urumva atari mose atari banamushyira mose muri make man neza umvishe Divine yakundanye na Divine no sorry ejo bundi ngiyewe nari mfite girlfriend wenda niyo ni story nyine nakundanaga na Sandrine dushwana dupfa ko akundana ariko ahubwo yikundira Divine kundusha yinyobe nagize ngo ahubwo wenda nka Divine uribeshe nabone yabwo ni ya story no wanjye nashwanye na Sandrine ari kwikundanira kubera ko mbona ari guha urukundo Divine kundusha
urikumva bakeneye iki bya bintu nyine aba lesbienne n'iki nawe urabizi mbo noneho uwitwa Chartine nawe aherutse gutandukana na Patrick kuko yikundira nde Fabrice musa ako kavane wenda ko niko kabi ubu niba ngo Patrick nawe yamaze kugeramo obarimo oya ndarishyiramo ariko track numva izaba ni nziza kabisa izaba ari nziza bifite message kabisa uko ndi se wibutse abantu hanyuma dusoza mbo uko ndi wibutse na channel yawe ngenda bashimiye cyane mwakoze cyane kuri channel yawe TV nago ndibuze kongera yes bantu mudukurikiye bo so bwa mbere nje kuri kamera ewana mugerageze mujye kuri channel ya Holy Official oya ni Holy Official gusa sibyo mukande subscribe maze kugira subscribe 561 ndakeka sibyo kuko usacinze Holy Official hari yindi channel itiza hasi ariko bareba indi channel iriho indirimbo yitwa Akabandi niriho Omabari niyo official nyine yanjye bo bundi bakande subscribe twibanire 5 kuri 5 duteze umuziki nyarwanda imbere arya ushaka ndirimbeho hari ahantu mvuga ngo sinshaka umwuza nkundira money sinshaka umwuza nkundira fame oya uzana ubwo bushiti nk'ubwo baby nkatira uzana ubwo burofa nk'ubwo baby nkatira nshaka umwuzi gukunda apana ibyo gucanga umwe utarakabandi unkundira ukundi byana uko nguko